Hello guys, ndizera ko mumeze neza. Nanone nkaba ngarutse dukomeza inkuru y'ubuzima bwa Keza part 2 ku bayikunze. Nizere ko iri bubaryohere cyane, gusa mwibuka gukora share, subscribe. Hari n'ibindi byifuzo cyangwa se ibindi biganiro mwifuza ko twajya tubagezaho, mwabishyira muri comment. Inkuru y'ubuzima bwa Keza part 2 ntibyatinze twageze aho mu rugo aho uwo mubyeyi yari atuye. Umva n'ababeshye nkihagera nagize ngo ni muri paradizo ninjiye, nagize ngo ni mu ijuru bitewe n'uko nahabonaga, bitewe n'uburyo hari hameze. Hari heza cyane, mbona ari inzu igeretse isa umweru, hanze hari hazengurutswe n'uturabo tw'amabara yose kandi meza. Kwifata byaranze, namwe murabizi umuntu uvuye mu cyaro ugeze mu mujyi bwa mbere nta kintu na kimwe abazi, ibintu byose ubona ari bishyashya imbere yawe. Narishimye cyane, mubaza nimba nzanye mu ijuru napfuye. Yaramwenyuye ati mwana wa oya, aha ntago ari mu ijuru, ahubwo ni iwanyu kwa papa wawe ari we njye, kandi humura wishimire iwanyu. Yaranyambiriye arambwira ati mwana wa, nzaguha urukundo ababyeyi bawe batabashije kuguha, nzakwibagizwa ibyo wanyuzemo mu myaka yose, ndahari ngo nkugarurire ibyishimo. Kandi guhera none nk'uko ugiye gutera intambwe yawe winjira muri iyi nzu, aba ari nako wibagirwa ibyakubayeho byose, aba ari nako wirengagiza amateka mabi. Reka dutangire ubuzima bushyashya, reka dutangireho kubaho bushyashya. Reka guhera none ahangaha birangirire hahandi, birangirira hanze tubisige hanze. Reka amarira watembye mu maso yawe arangirire hanze y'iyi nzu. Reka twinjirane mu nzu ubuzima bushyashya n'umunezero mushyashya n'umutima mushyashya, kandi nizeye ko tuzabicanamo. Naramubwira ati papa urakoze cyane, kandi nanjye nzakubera umwana mwiza. Ibintu nkoreye sinzi icyo nakwitura, gusa icyo nzakwitura cyo nuko nzakubera umwana mwiza, kandi ntazigera ngutenguha. Arambwira turakoze, reka twinjire mu nzu. Ati ni karibu umwana wanjye. Nari numiwe narabona nyiri hanze, gusa ngeze mu nzu numiwe kurushaho. Hari heza kurusha uko nabikekaga, nkabona ibintu byinshi bitangaje, dore ko ari n'ubwa mbere nari mbibonye. Wacu mu cyaro ibintu by'i Kigali nta byahabaga. Nari menyereye kubona umusambi ariho twicariraho muri salo. Byarancanze utuntu twose nkashaka kudukoraho, intebe, televiziyo, sinari nzi ngo ni televiziyo, utubati, ibintu byose nkabikoraho, nkabona nta gatangaza, nkabona hamwe nakoraho mfite ubwoba nzi ko biri bundi. Akambwira ati humura tuza mwana wa. Umva nanjye ubwanjye nari numiwe, mbona bidasanzwe, byancanze pe. Buri kintu nyifitiye amatsiko, umva nari mfite utugambo twinshi pe. Buri kintu cyose nshaka kumubaza ati iki ni igiki, iki ni igiki. Nanjye ubwanjye nabaye nk'umusazi, dore ko nawe yari yamaye uburenganzira, nakiri kumutinya kuko mbona ari nk'umubyeyi wanjye turi kumwe. Numvaga ikintu cyose nshaka kumubaza ntari bwifate ndi bumubaze. Naramubajije
twamaze nk'isaha nyiri ku mazi, iki ni igiki, icyo mbashije gukoraho, TV aracana aranyereka, mva nabaye nk'agasazi neza, mbona ibintu bidasanzwe mu maso yanjye. Ibintu byose byari bitangaje pe, kubibona mu maso yanjye numvaga bitangaje cyane. Gusa nawe yabonaga ukuntu nishimye, nawe ibyishimo biramurenga, arishima cyane, aramwenyura, araseka, nanjye ndaseka. Mbese nk'uko yari yabivuze, agahinda, umubabaro twe twabitaye hanze. Numvaga nabaye umuntu mushyashya, numva umutima wanjye wera, nishimye cyane, numva ibyishimo byandenze, numvaga nageze mu ijuru. Nubwo yambwiraga ati nibanya ko numvaga ndi mu ijuru, numvaga nibereye muri paradizo. Nkamubwira ati ubu ntabwo mama wacu azongera kuntuka, ntabwo azongera kunkubita, ntabwo azongera kundaza hanze. Arambwira ati ibyo byihorere, nakubujije ibyo wibitekerezaho, twumvikanye ko twabisize hanze. Ati gusa humura, byose byakubagaho bibi nta na kimwe kizongera kukubaho, ndahari. Ubu n'uwagukoraho ntamukubitira ku mwana wanjye. Yahamagaye abakozi be ati nimuze murebe umwana wanjye. Aho bari mu gikari bari gukora akazi, baraza muri salo ati se ko mudahobera umwana wanjye. Nabo byabacanze, bari kujujura ati burya se databuja yari yarabyaye umwana hanze wundi, se kuki atari yaramuzanye kera. Nabo ubwabo magambo yabishe bibaza se ibi ni ibiki biri kuba, kari kutubwira ngo ni umwana we. Arababwira tumva mugende muteke ibintu byose biri muri firigo, inyama z'inka, amafi, inkoko, byose mubiteke mubimaremo, muze dukore ikirori dusangire, umwana wanjye yagarutse. Bo byari byabacanze, bajya mu gikoni bajya guteka, twibaza icyabaye. Gusa njye byari byandenze, ndi kwibaza nimba ari ibyanyabyo, nibaza nimba atari inzozi nk'abandi vuze kuzivamo. Gusa nkavuga ati Mana, nimba ari n'inzozi nzigumemo sinzivamo. Ahita ambwira ati ngwino nkwereke mu cyumba cyawe mwana wanjye, unakarabe ubundi uze dufate amafunguro. Icyumba yigezemo nacyo nabonye ari akarusho. Anyereka dushe nayo yari iri mu cyumba, zimwe z'abanyamazungu, dore ko ntabyo nari nzi nabyo. Ambera imfura n'ubundi, azirikana ko ndi umunyacyaro. Anyereka uburyo bafungura amazi n'uburyo bayafungamo. Mbese nabwo dufata nk'iminota nka 30 anyigisha gufunga, mfungura. Gusa nyine byose yarabyihanganiye. So narabimenye, nawe aragenda ajya gukora dushe, duhurira muri salo tujya gufata amafunguro. Ngeze muri salo nahasanze abantu benshi cyane, yari yatumiye inshuti ze bakorana mu kazi, abafamiliye be. Gusa nyine yari yabatekereje buri kimwe cyose mbere y'uko ngera muri salo. Nahageze bandirimbira, barampobera, mbona baranyishimiye wagira ngo baranzi, birancanga, biranyobera. Noneho ibyishimo byiyongereye kurushaho, numvishe bindenze. Kubona hari abantu banyitayeho, kubona abantu benshi bancagaye, bose bari kuvuga izina ryanjye, bose baza banyambira. Twarasangiye ibyo birarangira buracya. Anumizaho umukozi mu cyumba mu gitondo ngo aze ambwire ko anshaka. Narabyutse musanga muri salo. Gusa wibuke ko ku myaka yanjye 15 ntago nari nzi gusoma, ntago nari nzi kubara, nta na kimwe nari nzi muri ibyo byose. Mageze nasanze undi muntu nawe w'umumama, ahita ambwira ati
keza, hura na mwarimu wawe aka kanya, guhera aka kanya uyu niwe ugiye kukubera mwarimu, agiye kubanza ajya gufasha, ubanze wige gusoma, umenye no kubara no kwandika. Ati sinakujyana kugutangiza muri garidiyeni cyangwa se mu wa mbere, ariko uyu nguyu n'ubundi yakubera umwarimu mwiza akaguhugura, ahubwo nkazakujyana kwiga waramenye buri kimwe. Ati ndamwizeye, ni umwarimu mwiza, azagufasha kandi humura, uzagera kure. Nta n'umuntu uzigera umenya ko utize pirimeri. Ati ndamwizeye, nguhaye amezi 6 nimba koko nawe uri umwana ufata. Umwaka utaha nzajya kugutangiza muri segonderi. Noneho narishimye cyane kuko none numvishe bindenze, numva ntibibaho. Ndavuga ati papa, kuko nanjye ngiye kwiga gusoma, ngiye kwiga kwandika, nta muntu uzongera kunseka. Ati mwana wa, nakubwiye ko guhera nonaha nta muntu uzongera kuguseka cyangwa umuntu uzongera kukubabaza igihe nkiriho kandi mari. Narishimye cyane, ndamubwira ati papa urakoze cyane, urakoze pe. Ati kandi nanjye ngusezeranyije ko nzaba umunyeshuri mwiza. Ahubwo papa, amezi 6 ni menshi, njyewe nguhaye amezi 3 nzaba maze kumenya buri kimwe, ahubwo amezi 6 nzaba maze kumenya n'ibyo muri segonderi. Arambwira ati ndakwishimiye mwana wanjye, ati kandi nanjye ibyo nibyo nkwifurije. Ati nubwo watinze ariko nzi ko uzihuta kurusha abagiye mbere, kuko ufite imbaraga n'umurava abandi bose badafite. Guhera uwo munsi natangiye kwiga gusoma, ntangira kwiga kwandika, ntangira kwiga kubara. Gusa byabanje kungora, birangora cyane pe, ariko ubu genda mbimenyera gake gake. Nyuma y'ukwezi nari maze kumenya kwandika, gusoma, kubara, ibihekane byose mbizi, imara zose mbizi, mbese ngo uko nabiteganyaga cyangwa nabo babiteganyaga byarabatunguye. Kubona mbashije kugera aho ngaho nyuma y'ukwezi, kuba bari bamaye amezi 6 byari nk'agateganyo. Bagira ngo bandeme agatima, gusa bo bumvaga ko wenda bizantwara nk'umwaka, ko nari naratinze kandi buri umuntu mukuru nagafata vuba nk'umwana ukiri mutoya. Papa yahise abanza kunshakira ikigo, ko n'ubundi byari byegereje iminsi yo gukora ikizamini cya leta. Yanshakiye pirimeri njya gukora ikizamini gisoza amashuri abanza ya pirimeri. Narakoze, gusa ku munsi amanota yasohotse, buri umwe wese yari afite ubwoba bwo kureba amanota nagize, kuko bateganyaga ko wenda naba narase nagize So guys, murakoze cyane kudukurikirana. Nizere ko inkuru ya Kariza part 2 yabaryoheye. Reka tuzasubire muri part 3. Murakoze. Inkunga ikomeye ni ukudukurikira, mugakora subscribe, share, like na comment. Murakoze cyane kandi turabakunda. Bye.